wakanga ubundi buri kuvugana nande hawe ndabimubwira ariko ubundi warasaze ufite abagabo bangahe Erike ndavuze ngo mpeze telefone cyangwa reka mbera mubi nkabona impamvu nanahuza nawe riba ubundi ugira abagabo bangahe ntabwo ushinzwe kunyinjira mu buzima ngo umukunda ufite abagabo bangahe ndavuze ngo mpeze telefone yanjye ufite abagabo bangahe wanda mpereza telefone yanjye ngomba kwereka David ko utari umwizerwa hano wowe Erike udatuma nkubahuka narakubashye bihagije bikoreze kuko uri muri umuntu w'umugabo wanjye udatuma nkubahuka mpereza telefone wowe ndavuze ngo mpeze telefone yanjye hagomba nagushyiremo imiyaga nanze kugukoma ubundi we nakawe naragukomye fresh neza nkagukoma Eric nuko mba nagushyiremo imiyaga we nakagombye kugukoma ariko Eric wajya ugerageza kubana asubwo nkawe kimashaka kurwana mufite sana sana niko mashaka kurwana mufite niki kibazo kiri hagati yanyu ko ndamushaka kurwana Alex rekana niyo yagasozi yanyu niki kibazo kiri hagati yanyu mesuza aho byaherewe none ikibazo gukurwana niwe murumva ari we muti kajyaniro kamva imbere oya mukarwane mujye kajyane nyine kamva imbere kaba kakunera n'ikirungurura ugiye gutuma mpangana kurwana ntabwo ari byiza ntabwo ari wo muti w'ikibazo njyewe uburozi wabahaye ko butazamfata ntabwo bwamfata mujye mugerageza mwumvikane ntabwo ari byiza kabisa ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza pe ariko Alexi usko ukunda kubeshya koko ntabwo beshya nese ko wambwiye ngo uzamura telefone ukaba utayingurira usubiza ingurira ryawe sha nabyibagiyeho gatoya kubera gahunda z'akazi mba ndi bize cyane ariko ejo cyangwa ejo bundi nzayikuzanira uzubu nabyizera gute kandi igihe cyose oya byizere sinjya bikwibwiriye se sinjya bikwibwiriye kubera gahunda nyinshi mba ndimo z'akazi umuntu aba ari bize ntabwo nabona akanya neza ariko ejo cyangwa ejo bundi we nyizera nzayikuzanira kabisa cyamari ahubwo se nyuma ndumva ngo mwiza nawe bikije ubu bararwanya ngo barakiza ni ukuri se ya nasanze batongana ariko ntabwo iyo nta kibazo nose buriya byatewe n'iki sinzi ikintu bapfaga nyine tu nanjye naje gutyo sohotse mvuye mu nzu ngiye gukaza nyine uzi se ngende umva ngewe none twafata icyanya tutigendera tukava hano pe none murashaka kujya he muravanga mujye he tukajya mu rugo nyine nase kuguma ahangaha twirwa mudutuka mutadufata neza wagira ngo twaguma hano anifu ndumva nta kibazo hano gihari sigara furira bazanye se hano se si iwacu ari ubwo dukodesha hano nta kibazo gihari rwose byumve ubyishyiremo ko nta kibazo gihari ikibazo ni Eric reka Eric azahinduka we ugira ikibazo ngiye Eric ngiye kugerageza muganirize buri kimwe cyose ibaze noneho mbureye mukuru wanjye hano uzi urumva atari ikibazo urumva se uzamubura gute naribi ahubwo reka nigire mu gikariho gatoya ubu nyine tuzaba tuganira sha naribi ariko ntugire ikibazo hano nta kibazo gihari rwose Eric ni uguteye ikibazo nzagerageza mucishe bugufiya naribi reka ndimanukire mu gikariho gatoya sawa ese shiri usaba kandi nta kibazo shiri ndakumva kasa urabyemera ndabyiza ku bwawe urumva nta kintu nakwemera waretse tukava hano tukagenda tukajya kuba ahandi hantu tukava hano tukagenda tukajya kuba ahandi hantu kubera iki shiri ese shiri urabona ko abavandimwe bawe banyanga bitazageraho nawe bakakwanga oya ntabwo bashobora kunyanga kandi nawe ntabwo bazakomeza kukwanga humura icya mbere buriya ni uko ngukunda kandi uri umugore wanjye sibyo urumva nicyo cya mbere bivuze ngo rero ntacyo tutakora ibintu byose bizagenda neza Eric nawe ni ibintu ngira ngo sinzi wenda byamuteye ariko ndabizi ni umwana twararanye ni murumuna wanjye azagera aba mwiza azanabakunda namwe muzanamukunda cyane ndabizi urankunda sibyo cyane bwiza bwanjye nanjye ndagukunda shiri ariko ubambwira urabizi ko uri mwiza wanjye bwiza bwanjye ku isi hose urabizi rero ko
ariko shiri ese ndakumva ntabwo naguma hano kubera ko urabona byazatuma n'abavandimwe bawe bakwanga oya wowe biha umwanya utuze kuko uri mu maboko yo gukunda ndabizi nabo bazagukunda sibyo sure okay kandi wo none uribuka ngoma business okay so sawa basi na vitu Alex vitesi ni sawa ariko wanshaka ko nshakira nagushaka ariko ndabona sawa n'umusotsi okay mbona ndasohotse ariko wambwira nta kibazo okay se namwize mwamwa twaganiriye bisanzwe kubera iki mwaganiriye okay tugeze kuganira na Nisa ambwira ko bashaka kuzigendera bagenda bavana se kubera iki se kuko yerikengara babangamiye kugerageza kugisha umugore wawe uganire neza nk'umugore wawe nyine umubaze neza sinzi okay sawa ndaza kuganira nawe ubwo ndaza kumenya uko bimeze kandi urakoze okay sawa reka gerageza ubyite muvandi nta kibazo umunsi bw'ubwagira ubuhege ntabwo byazashoboka kandi ukuntu byumvikana ntabwo byazagaruka byumvikanye gute ariko ngiye nta na rimwe nzigira numvikana nawe rero mwene mama konsibere wumva mubwira ikintu ese subizi kumvikane ku kintu kimwe urumva igiki jewe ni mukuru wawe ni ngewe ufata ijambo hano rya nyuma ntabwo ntegeka muri uru rugo niba utabyumva urava hano ugenda udafite naho ujya nk'ikirara kigenda mu muhanda urabyumva kuko niwo mwanzuro wa nyuma niba ushaka ko ufata umwanzuro urumva niba ushaka ko sinzi icyo wifuza mavuye nkandese cyangwa hano ugende kandi muhaye gasopo bibe bwa mbere n'ubwa nyuma nyine mavuye nkane nakubwiye ngo niba udashaka kumva amabwiriza ya mukuru wawe uzava hano ugende kandi ni ubwa mbere n'ubwa nyuma mbikubwiye umva rero nimba yongeye yagupakiyemo ubundi burozi ukaba wasaza uri kumva ngiye ntabwo nakugera numvikana kandi urabizi ino nzu iya data we nta kintu waza umbwira ntabwo ari iyawe nta kintu wakomeza kuvugana nawe nizere ko wabyumvise n'ubwa mbere n'ubwa nyuma wongera uva hano ugenda kandi nta n'umwana ushaka gukomeza kuvuga ko yibagije ko iyi nzu ari iya data ntabwo wumva ntabwo maze kurambirwa ibintu uzi ko mba numva wumva uzava hano ugenda wabyumvise uzagenda udafite n'aho ujya nk'ikiraro urabyumva nizere ko wabyumvise siko kamupakiyemo ubundi ariko ubyibagirwe ino nzu ni iya data njye sinzigira mva hano ahubwo muzahava uzagushakira hano mwana hano ukuntu ubu nyikarakakasaho ntabwo banteraho Chérie, vite ici. Urimo urasoma ese sheri ko ndeba utameze neza oya ameze neza nta kibazo karimo n'ukonje sheri cyakora yamba ntekereza ibyo Erika gukorera gutuka guserera nyine ibyo bintu niyo mpamvu ese sheri so nsabye ko twabyoreye bya Eric ngomba kubereka ariko nanone ntabwo urumva iyo utishimye nanjye ntabwo nakwishima rwose Eric mureke ibyo ntigereza hera tugomba kubereka nyine ariko urumva ntabwo byatuma tutabitekerezaho niyo mpamvu gusa ariko igitekerezo reka tubyare umwana wenda hari Eric azagera gutya twubahe gutekereza bishobora kuba ibintu byiza cyane sheri oya rwose kubyara umwana oya ntabwo ari aka kanya sheri oya kubera iki nibyo reka tubyare umwana sheri kubyara biragoye tuzashira ibitekerezeho ibitekerezo nta kibazo kandi bizafasha cyane ndabitekereza ariko ntabwo ari iby'aka kanya ikindi kandi Eric rega azahinduka sheri ntacyo ariko wenda nyine ibyo nabyo bitekerezo nta kibazo bitangira ku isi reka ngende wowe bitekerezeho uraza kumva sibyo ariko basi genda umeze neza nta kibazo basigaho ndishimye sibyo akazi keza ibitekerezo ariko sawa sawa kubyara oya
byatuma ipangu yanjye yose ipfa ntabwo nshobora guhita mbikora aka kanya. Asimani noneho izi bintu David yambwiye yambwiye ngo arashaka ko mubyarira umwana. wese wamusubije mu ki ako sinifu mbonamo ubucucu koko bigeza akuri kubona akanya gato maranye na David nahita mubyarira umwana. none se mbona ari ibintu bizaduha agaciro muri uru rugo Eric nane tuze wabikora ariko nta kibazo. Ariko uzi hari ikintu cyo natekereje. David nzamubeshya ko ntute nimbona akomeje kumatiriza mubwire ngo ndatwite ubundi niyenze kuri Eric ankubite narangiza nite ngo hasi mubwire ko yavuyemo ubundi nimara kumubwira ko yavuyemo umva bazahita bahangana ubwabo bombi umwe muri bo azacangira nazo ngo David ntazakuvumbura we ariko umuntu tigomba kwikura neza kubyo nta muntu numwe ugomba kuyivumbura vuba. usa namara kumenya ko twite urangiza umubwiye ngo yavuyemo kubizi ko abagabo n'abana rwahise bisubura urumva bizagenda gute. Ko nzaba naguye hasi vemo ariko bite byawe ewe we nta makuru ufite umva ngomba kurwana intambara Eric yatangije kandi nkayisoza. uri serious cyangwa n'ibintu birawe uri kwibwira gusa nakubwiye intambara ngomba kwisoza Eric yayitangije cyo kumvumbura byo reka ntawamfata ndumva bikaze none birakaze ibyo gusa nawe nyine nka murumuna ugomba kunshyigikira ariko ubucecetse bite byawe. erega mba nanga kwivanga mu ntambara yanyu mwembi ariko ubu ngubu noneho nibitangiye bizatanga saba rero yo gahunda